Ese wigeze wibaza abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi? Cyangwa se abakomediye bakize cyane mu Rwanda kurusha abandi? Muri iyi video nkuzaniye top 10 y'abakinnyi ba sinema nyarwanda bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Ndazi neza ko ushobora kuba utari buze gutungurwa bitewe n'uko abenshi ujya ubabona kandi ukabikeka bitewe n'ibyo bakora ndetse n'ibyo wumva bibinjiriza amafaranga menshi ku ruhande. Uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo wabonye ino video. Nk'ibisanzwe turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Mbere yuko dutangira mbanje kuguha ikaze. Niba uri ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa BN TV, kora subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazagicikwa na video nziza tukugezaho. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umukomediye witwa Shema Patino. Uyu ni umukomediye wamenyekanye cyane by'umwihariko muri Nyakiso Comedy, we yatangiye gukina ndetse no kumenyekana muri 2020. Uyu kandi yagiye akina muri komedi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Karyarugo ndetse n'izindi. Uyu Shema Patino yagaragaye nk'umukomediyani uzi gusetsa abantu cyane bakishima, byatumye yigarurira imitima ya benshi kandi bimufasha gukomeza kwagura ibikorwa bye akora hirya no hino bimwinjiza amafaranga. Uyu nguyu umutungo we cyangwa se ibyo afite bikaba bikekwa ko bishobora kuba biri hejuru y'amadolari 400,000. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Ibi bikaba ari byo byatumye uyu Shema Patino wamenyekanye nka Patino aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 10 w'abakinnyi cyangwa se abakomediyani bakunzwe cyane kandi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze ku mwanya wa 9 turasanga umukomediyani witwa Nsabimana Eric. Yamenyekanye ku izina rya Dr. Save, akaba yaravutse mu mwaka w'1998. Avukira mu karere ka Musanze. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane, aho yaje no kwiga amashuri yisumbuye akiga ishami rya MCB, imibare, shimi ndetse na biology. Uyu kandi akaba yaramenyekanye cyane mu gusetsa abantu cyane, aho yagiye akinana na Kiramani. Uyu rero akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 9 bitewe n'uko amafaranga cyangwa se ibyo atunze byose bikekwa ko bishobora kuba biri hejuru y'460 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Nsabimana Eric cyangwa se Dr. Save agaragara kuri uyu mwanya wa 9. Tudatinze ku mwanya wa 8 turahasanga umukinnyi wa sinema nyarwanda witwa Ndayizeye Emmanuel. Ndayizeye Emmanuel yamenyekanye ku izina rya Yannick, amenyekana akunda gukina cyane muri filimi y'uruhererekane yitwa City Maid. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bamamara cyane bitewe n'uko yagiye anakora indirimbo nk'iyo yise Bwiza Bwirabura. Akaba kandi yagiye agaragara no mu mashusho atandukanye y'indirimbo, twavuga by'umwihariko nk'indirimbo ya Bwiza yise Ahazaza. Iyi akaba ari nayo ndirimbo Bwiza afite yakunzwe cyane kuko yaje kurebwa n'abarenga 5,500,000 ku muyoboro wa YouTube wa Bwiza. Uyu Yannick cyangwa se Ndayizeye Emmanuel akaba yagarije kugaragara kuri uyu mwanya wa 8 bitewe n'uko amafaranga atunze cyangwa se ibyo atunze bibarirwa hejuru y'amadolari 490 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa 8. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7 aho tuhasanga umukinnyi witwa Kiramani. Uyu ndazi neza ko ushobora kuba umuzi kuko ni umwe mu bakoze byinshi kandi bitangaje kandi bishimishije byakunzwe na benshi. Uyu Kiramani yamamaye cyane aho yatangiye gukina na Nyakiso nyuma kwamamara, kandi ni umwe mu bantu bakoze ubukwe buhenze cyane, aho we n'umugore we bakoze ubukwe bubarirwa hejuru ya miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Kiramani kandi arakunzwe bitewe n'uko yagiye afasha abantu benshi kuzamuka, by'umwihariko twavuga nka ba Nyambo ndetse n'abandi batandukanye. Uyu nguyu Kiramani yakomeje gukundwa kandi yagura ibikorwa bye ndetse no gukomeza gukina filimi cyangwa se gusetsa abantu. Uyu akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru y'520,000 by'amadolari y'Amerika.
urumva yuko Kiramani ari umuntu ufite amafaranga menshi cyane, bigatuma yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa karindwi. Aha tudatinze tugiye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Kanyabugande Olivier wamenyekanye ku izina rya Nyakso. Uyu akaba ari umukomediyani uzi gusetsa cyane abantu benshi bakishima bitewe n'uburyo agaragara, avuga, agenda cyangwa se uburyo akinamo komedi. Uyu Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyakso akaba ari umwe mu bashimirwa cyane bitewe n'uko yagiye afasha benshi mu kumenyekana. Akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru y'ibihumbi 550 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko Nyakso ari umuntu ufite amafaranga menshi cyane, bigatuma yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatandatu. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turahasanga umukinnyi witwa Mutoni Asia. Uyu akaba akunzwe cyane kandi akaba afite n'ibindi bikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga uretse gukina filime. Uyu kandi Mutoni Asia akaba afite ibindi bikorwa akora bimwinjiriza amafaranga, twavuga nko kuba ari umuproducer, umuntu utunganya amajwi. Akaba yatangiye gukina cyangwa se kumenyekana cyane mu mwaka wa 2015, aho yatangiye gukina muri filimi y'uruhererekane yitwa Intare y'Ingore. Uyu kandi akaba yagiye akina no mu zindi zitandukanye nka City Mate, Katerina ndetse na Seburikoko. Uyu Mutoni Asia akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu bitewe n'umutungo afite cyangwa se amafaranga atunze abarirwa hejuru y'agaciro k'ibihumbi 690 by'amadolari y'Amerika. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Aha tudatinze ku mwanya wa kane turasanga umukinnyi cyangwa se umunyarwenya witwa Mugisha Emmanuel wamenyekanye cyane ku izina rya Clapton Kibonge. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane kandi bakize cyane, bitewe n'ibikorwa byinshi afite bimwinjiriza amafaranga, yagiye ashoramo amafaranga uretse kuba akina filime. Uyu kandi yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye nka Seburikoko, aho ubu kugeza ubu afite n'umuyoboro wa YouTube acishaho sinema zitandukanye yise Clapton Kibonge, ukurikirwa n'abarenga ibihumbi 400. Urumva yuko atari abantu bakeya, bityo bikamufasha gukomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu kumenyekana ndetse no gukina sinema nyarwanda. Nicyo cyatumye uyu Mugisha Emmanuel agaragara kuri uwo mwanya wa kane. Amafaranga cyangwa se ibyo atunze bibarirwa hejuru y'agaciro k'ibihumbi 720 by'amadolari y'Amerika. Aha tudatinze ku mwanya wa gatatu, aha turahasanga umukinnyi wa sinema witwa Bahavu Jeannette. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane kandi bakize cyane bitewe n'uko yagiye yigarurira imitima ya benshi. Akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye, amakampani yamamariza yaba abucuruzi cyangwa se akora ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu kandi yagiye akina muri filimi nyinshi cyangwa se series z'uruhererekane, twavuga nka City Made niyo yamenyekaniyemo cyane. Akaba afite rero byinshi bimwinjiza amafaranga, bikaba bituma abantu bavuga ko ibyo atunze cyangwa se amafaranga afite ndetse n'ibyo akora cyangwa se atunze bibarirwa hejuru y'agaciro k'ibihumbi 820 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Mbere yuko dukomeza kwibutsa, niba utarakora subscribe, like, share na comment, abakuru umuyoboro wacu wa YouTube wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo tuzajya ducikwa na updates z'ibyamamare tukugezaho, by'umwihariko ku bahanzi, abakinnyi ba sinema ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku yindi migabane y'isi itandukanye muri rusange. Uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo waje kubona ino video, tubwire n'umuntu wabuzemo wagombaga kugaragaramo ndetse tubwire n'uwo wari kuza ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira uwari kuza ku mwanya wa mbere mu gihe usanze uri ku mwanya wa mbere atari we wakekaga cyangwa se atari we wabonaga ugombaga kuza kuri uyu mwanya wa mbere. Ndeke gukomeza kugutera amatsiko nihuse cyane, tugiye ku mwanya wa mbere aho tuhasanga umukinnyi wavuga ko ari umukomediyani cyangwa se umukinnyi wa sinema, uwo nta wundi n'uwo bita Niyitegeka Gratien, yamenyekanye ku izina rya Papa Sava cyangwa se Seburikoko. Urumva yuko rero uyu Papa Sava ari umuntu wagaragaye ku mwanya wa mbere bitewe n'uko afite amazina menshi cyangwa se afite izina rikomeye cyane muri komedi cyangwa se sinema nyarwanda. Uyu akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiriza uretse kuba ari umukinnyi wa sinema cyangwa se ari umukomediye, akaba afite andi makampani agenda akorana nayo y'ubucuruzi ndetse n'akora ibijyanye n'ikoranabuhanga, bigatuma yinjiza amafaranga menshi cyane.
imitungo afite cyangwa se amafaranga afite abarirwa hejuru ya miliyoni imwe n'ibihumbi 400 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Unitegeka Gratien cyangwa se Papa Sava agaragara ku mwanya wa mbere w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Kora subscribe ufungure n'inzogera utazacikwa na video z'ubutaha.